Mu buzima bwacu tubamo bwa buri munsi duhura n'ibitugora kandi nta n'umwe utabizi. Rimwe na rimwe mu buzima bwacu tuba dufite inshuti, ariko za nshuti zituziza mu bihe byiza byacu ariko mu bihe bibi zikabura. Buriya muvandimwe reka nkubwire, buriya mu buzima hari abantu runaka wirengagiza ukibwira neza ko watsinze, ukibwira ko uri umuhanga. Muvande, inshuti zimwe na zimwe ufite hari iziza mu bihe byiza byawe bitewe yuko inyenyeri icanye. Ariko reka nkubwire kino kintu, inshuti nyawe uzayimenya ari uko ugeze mu bihe by'umwijima, hahandi uzatambuka ukabura n'umwe ukumurikira, nibwo uzamenya inshuti iyo ariyo. Buri ntambwe utera umunsi ku wundi, mu byo ukora byose harimo ukubwira ati congratulations bro, ariko hari n'ukubwira ati yaba byafiyeringaga, bakifuza neza ko bitagera ku ntego yawe. Ushobora kuba ufite inshuti watakaje mu buzima bwawe, izi ngizi ukaba wicuza kuba warazitakaje. Muvandimwe reka nkubwire kino kintu, ntuzigere wibaza impamvu ibyo byabaye kuko byagombaga kukubaho, kuko byatumye umenya abo witaga inshuti zawe. Izi ngizi ntekereza ko babaye abandi bandi. Mu buzima bwawe byatumye n'ubwonko bwo bubasha kwaguka, byatumye ubwawe umenya byinshi utari kuba wamenya. Izi ngizi wamaze kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Izi ngizi ba bantu wafataga ko ari abantu ubwe wagwaniraga amanywa nijoro, ufite ubwoba bwo kuba wabasiga. Izi ngizi nizere ko ubu ngubu wamaze kubamenya abo ari bo, ubu ngubu wamaze kumenya uwo uri wowe ubwawe ku giti cyawe. Muvandi, ntuzigere ukora ikintu ngo ari uko uteze amaboko ngo ugitegeye mu bandi bantu. Buriya mu buzima bwawe ikintu utazigera wishakamo ntuzigere ukibona mu bandi. Burya izuba niri kurasira, ntuzigere wibwira neza yuko mu kandi gace cyangwa ahandi hantu cyangwa kundi muntu byamukundiye. Ujye uri ufite ubuzima urimo uratambuka bigakunda, hari uri mu bitaro kugwana n'ubuzima, arimo arashaka uburyo abaho. Buriya mu buzima hari ikosa rimwe na rimwe dukora nk'ikiremwa muntu, tukiyemera ku bantu bitewe n'ibintu runaka dufite, tukumva neza yuko bo bari hasi kuri twebwe, tukumva ko turi abantu bari hejuru cyane. Muvandi, iby'isi si byose biraza. Uyu munsi dushobora guherwa n'amahirwe bitewe n'uburyo turi kugwana urugamba rw'ubuzima, kandi buri mugabo wese ahava akagera aba yifuza gukura cyane kugira ngo atsinde, akabya inzozi ziwe agere ku byo yifuza. Sintekereza neza ko ushobora kwicara ngo ibyo ushaka byakwizanira. Sinshobora gutekereza ko ushobora kuvuga ati ibi ngibi nabibonye bitamvunye. Wapi bro, wapi. Buri ntambwe yose umugabo wese aterava akagera, gwana urugamba rw'ubuzima kugira ngo agwanire umuryango we, agwana urugamba kugira ngo ubwe azubake inzira nziza uzacamo. Ese rimwe ni kangahe ni bangahe duha agaciro mu buzima bwacu ba bandi batugiriye neza? Nabonye ko tubibagirwa, ahubwo tukibuka ba bandi batugiriye nabi. Umuntu watugiriye neza ni gake tumwibuka mu buzima bwacu, ariko watugiriye nabi forever duhora tumwibuka ubuzima bwacu iteka. Ntabwo tujye dushobora kwibagirwa umuntu watugiriye nabi, ariko watugiriye neza turamwibagirwa. Ariko muvandimwe reka nkubwire, buri ntambwe yose dutera umunsi ku wundi, ntekereza ko ba mahirwe wese ufite cyangwa mu buzima bwawe ufite siko mugenzi wawe afite. Siko nzi neza yuko ushobora gukora ibintu ngo bigene nk'uko mugenzi wawe abikoze. Wapi pe. Ariko dufite icyizere cyo gutsinda. Ubuzima bwacu dufite gutsinda kuko nicyo kintu twese tugwanira umunsi ku wundi. Mu buzima bwacu nta n'uyu n'umwe ukwiriye kutubwira ko tukwiriye kutagera ku byo twifuza kuba twageraho, ngo inzira zacu ziraboshye cyane ngo ntabwo tuzagera ku nzira zitandukanye zacu twifuza kugeraho. Muvande, wowe uragorwa wumvuga, wowe uriruhiriza ubusa, kuko suri igeno ryanjye mu buzima bwanjye kumva ko njye ubwanjye nacika intege kuko mbwiye ngo cika intege. Ibyo ngwanira ndabizi, aho nshaka kugera ndahazi, aho twese dushaka kugera n'inzira runaka twahisemo turayizi. Ese ni gute ubwacu dushobora gufata umwanya uhagije ngo ducike intege bitewe n'abarya abantu batuvuzemo? Sintekereza ko uyu munsi uzamvuga ngo bizatuma ubuzima bwanjye buhagarara cyangwa ngo izina ryanjye rihinduke, ibyo naryaga ngo bishire. Wapi bro, wapi. Ntitugatekereze gutyo, ntitugacika intege ngo nuko abantu batuvuze. Ubundi uburwayi bwacu ni ugucika intege mu byo twatangiye.
buzima bwacu dufite urugamba rwo kurwana kugira ngo dutsinde umunsi ku wundi. Dufite itangiriro ry'ubuzima bwacu man, aho uva ukagera ikiremwa muntu kiva kikagera. Dufite idini twese dusengera kandi twese duhuriza hamwe. Dufite idini ryo gushaka umurimo kandi twese dufite uko dushaka kubaho. Uriya mu buzima urakora cyane bakakwituma, urakora cyane bakavuga turiya n'umuhanga, kwiga cyane watsinda ati ni iby'ikirenga, wakwitwa umuswa watsindwa bagufata ubundi kuntu. Mbese muri make mu buzima bwacu badufata mu buryo butandukanye. Sintekereza ko batwubaha kimwe, si baduha agaciro kimwe. Burya agaciro ni twebwe ubwacu tukiha bitewe n'uburyo bwacu twifata, bitewe n'uburyo bwacu ibintu tubikoramo. Tukajya dutekereza neza ko amahirwe ubwacu twibuzemo tuzashakira mu bandi, cya cyizere ubwacu twibure twumve ko tuzagishakira ku wundi muntu. Nimba uri umuhanga wanye muri ubu buzima, uri umuntu ukwiriye gukora ibirenze. Si ngombwa kukwita ku bantu bakubwira ko udashoboye, kuko niwe uzi ubyishoboye, ni nawe uzi ubushobozi bwawe bugarukira. Nta n'umwe ugomba kukubwira ngo ugomba kugarukira hano, ukwiriye gukora ibi ngibi. Niwe uzi ubwiza bw'ibyo ukora, ni nawe uzi n'ububi bwabyo. Nta muntu n'umwe uhari wo kukubwira ibyo ugomba gukora, nta n'uyu n'umwe, nta n'ubaho. Fomira y'ubuzima bwawe ni wowe uyizi, itangiro ry'ibyo ugomba gukora ni wowe urizi, ni nawe uzi aho uzagarukira umunsi uzumva neza ko urambiwe gukora ibyo bintu. Ariko apana kuko umuntu yakubwira ati umva bro, ibi bintu bihagarike kuko ndukubona rebe. Niba atarigeze kwigisha uburyo ugomba kubitangira, ntanezigira no kwigisha uburyo ugomba kubihagarika. Burya ibintu byose twebwe tubyihitiramo bitewe n'uburyo dushaka kwerekeza mu nzira runaka. Gutsinda kwacu biri mu biganza byacu. Buri ntego nziza yacu yo dushaka kugana, ibyo dushaka kugeraho, biri mu ntambwe zacu dutera buri munsi. Aho ukagera uri ikiremwa muntu, uzi igihe umaze ariko ntabwo uzi igihe ushigaje. Nta mpamvu yo gucika intege bitewe ko umuntu akubwiye ati bro ntabwo uzigera ugera ku ndoto zawe, gutsinda kwawe biri hasi cyane, ati nushaka gushyira agapira hasi. Ntabwo ari igeno ryawe, si igeno ryacu ryo kumva ko abantu bakwiye kuduca intege bitewe n'urugamba twatangiye, kumva ko dukwiriye gucika intege bitewe n'ibyo dukora. Igikorwa nkora ntabwo nicyo kizampindura uwo ndi we, nicyo kimpindura uwo ndi we everyday. Ntabwo kigomba kumbwira ko aricyo kikwiriye gutuma ahubwo mpagarara mu buzima bwanjye. Buriya mu buzima bro, ntugatekereze neza yuko umuntu wese azakora icyo umuntu wese yifuza. Wabetu bavandimwe mu nkurikirana kuri YouTube channel, ndabasaba gukora subscribe. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.